byangwe niko muri iyi minsi ngo bavuga ngo bari ku byangwe none hari ibintu by'ibipataro muri iyi minsi byaje biba birekuye hano hari umuntu ejo bundi waje hano umuntu acambaye abantu bagenda gutya bikigira gutya nabati niba ari ubusitari bugezweho dufite ibibazo bikomeye hari n'umuhungu kamufunza amabuno ikintu hano kigenda kirereta muragenda gutya ibintu bigenda bireta Yesu ashimwe mu buzima bwawe bwa buri munsi Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ntabwo ndavuye oya ngayigenda gute kagenda gute Haleluya amen iyi sirarushe n'abayirimo natwe tugize gute turarusha dukeneye kuruhurwa n'Imana wese nkubeshe umuntu amuza kubwira ati manu ufite uburambe bwira bwo kugeza ku myaka 100 ndaguha ubutunzi ndaguha kubaho neza ubuzima bwose wifuza ndaguha imodoka n'amakamyo ariko iby'ubugingo byo ugire gute ubyihorere reka agishakira ubugingo ugapfukira yibura ntacyo niba utambeje ntaribi Yesu ashimwe uramutse ahantu wabyemerera turamutse tuzanye nk'amafaranga menshi tukaza tukarunda amabandari hano tukababwira ati uretse arafata amafaranga ashaka ariko mu minsi 3 arapfa aragira gute ayafata amafaranga akabati nta kibazo iyo minsi 3 nzayibamo neza umunsi wa 4 nzapfa ntacyo bitwaye bari bafata amafaranga wakwemereza pawari reka mvuga akantu ubundi tugera dusenge shatse kukwereka ko abantu dukunze iby'isi kurusha Imana abantu dukunze iby'isi kurusha Imana Yesu ashimwe abantu bajyaga basenga ku cyumweru cyangwa se bagafata umunsi umwe wo mu mubyizi bakihererana n'Imana bagasenga Imana ntabwo bagisenga Imana bayirutishije ubutunzi nyamara umubwiriza yavuze ijambo rikomeye Yesu ashimwe aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa iby'isi byose ni ubusa ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga umuyaga wawe gatoya ngiye kuvuga kano kantu muri twinjira mu gitaramo dusenga Imana umuntu Imana yagize yamubwira amagambo akomeye iramubwira ngo ngiye kuguha botike botike agira gute arayibona mbese rwose Imana iranamwagura imuha ubutunzi ubucuruzi buraguka ayo afite umukozi wacuruzaga ibyo hanze nawe agacuruza ibyo hehe ibyo mo imbere wa munsi wo gusenga wo ku cyumweru no ku wa gatandatu nimugoroba wa repetisiyo Satani amuteza abakiriya benshi bajya kumureba ati murokora tujya gusenga ati mwumva ufite abakiriya baragenda abakiriya biyibagirwa atangira kwibagirwa Imana yamuhaye bwa butuzi baruza akamubwira ati murokore waje tukajya muri repetisiyo tukajya gukora umurimo mwiza w'Imana ati nimugende mwebwe mwarayobye n'amafaranga nk'aya ngo ngiye gutayondwa nkora umurimo w'Imana kwa memu doko vraiment combien sasa Yesu ashimwe abantu basenganaga bahindura ijijimo byo gusenga batimwe mwaragize gute mwararindagiye ubu abantu ba hano hanze badufata nk'indindagire ibadufata nk'abantu bagize gute barindagiye babatamutwe b'ibigoryi batagira ubwenge badufata nk'abantu b'indindagire bayobye baraho batagira ubwenge ariko ndagira ngo mbamenyeshe ndabizi abantu benshi bazankurikirana ndagira ngo mbamenyeshe ngo tuzi iyo tuva naho tugira gute igihugu tujyamo twe tugize gute turakizi dufite gikurikirana dufite ubwami dukorera twebwe
Yesu ashimwe. Turabizi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ibyo byiringiro tugize gute? Turabifite. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nyamusore abantu basenganaga bahindura injiji. Haravuga ati jewe nkajya nta soni mwebwe jewe nkatabakira nk'abanga babongeye kujya muri repetition njya gutanga umutwe ngo ndasenga. Oya kareka akongereza karaza agasura karaza kandi yari nkange yanateragezo cy'ubuzima yari afite. Imana imaze kumuzura yibagirwa Imana yamugiriye neza. Uzandinde kwibagirwa mwami wanjye uko mbyibutse nzajya nzi imbere. Dasi yaririmbye indirimbo nziza. Yesu ashimwe. Aravuga ngo uzandinde ubukene. Aravuga ngo ntazakena hagira gute niba ngatukisha izina ry'Imana. Ariko avuga n'ijambo ryiza aravuga ngo uzame ibinkwiriye. Aravuga ngo bizatuma ngira gute nkuba. Ibisubizo biragusha. Ibisubizo twirwa dusengera ibisubizo biragusha. Singubashye umuntu aguhaye amamodoka nk'atatu y'amakamyo akaguhereza amangazini hehe muri uyu mujyi. Yesu ashimwe. Ntabwo wabona umwanya nk'uyu nguyu kuza hano ubona umwanya kwirwa hano urimo urasenga. Business zitaziba nyinshi, ibyo gukurikirana bitaba byinshi. Imana ntabwo uba ukiyitayeho uyishyira ku ruhande. Hari abantu Imana yahaye ubutunzi bibagiwe. Umusore Imana imutuma w'umukecuru. Agakecuru karagenda nta muntu ufite akabando hano. Hano abantu bose babaye intuze nta muntu ukigira akabando. Yego maka akabando. Agakecuru Imana iragatuma. Yesu ashimwe. Karagenda mufata w'abana. Karagenda kagera kuri wa musore. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Amen. Imana inyuza ijambo muri wa mukecuru amubwira ngo Imana irambwiye ngo niyo yaguhaye buno butunzi none warayibagiwe igiye kuguho. Iramubwira ngo muri ibi bintu nyujijemo umuyaga. Umusore wavuze ibyo uje gushaka niba uje gusabiriza tukagufungurira ukareka kubeshyera iki. Umukecuru aramubwira ngo nuko Imana yagize gute yari imvuze. Umukecuru arigendera. Umusore hashije icyumweru kimwe atangira kubona ibintu biri kugenda biyoyoka gake gake, ibyo hanze birahava. Aravuga ati nzongera nta kibazo. Muri botike ibintu bitangira ku botike yose yahombye isigara mu munyu. Isigara mishi umunyu izambe ishinge n'isabune ntiyabura. Harahomba bya bintu byose yari afite biragenda asigara nta kintu na kimwe afite. Ajya gucuruza injanga. Injanga nazo zirahomba. Iyi Imana yaguhombesha n'imyenda wari ufite barayigutwara wayanditse urayimesa abajura bakayanika barayitwara akuraho asigara nta kintu na kimwe agize gute hariho. Uyu munsi arimo arasenga Imana abwira Imana ngo Mana nararangaye ongera umereza andi mahirwe. Amahirwe ya kabiri ashobora kutara. Nimusakuriza ntabwo ndasoza kandi ubwo nibyo Daniel aje gukubwira ngo soza ngeretswe.